Mbahaye ikaze mu gice cya kabiri cy'umukobwa w'intwari. Umunsi umwe se wa Elina yari yicaye arya ku manywa aravuga ati, Bwana William Mirere ari bubwirize nijoro, dukwiye kujya kumwumva. Arabwiriza inyigisho z'inzadu, yibwira ko Yesu azaza ku isi vuba. Yashaka kumenya ko bituruka muri Bibiliya. Muri iryo joro ab'inzu ya Harmony bagiye mu iteraniro rya Bwana Mirere mu mudugudu wa Portland mu ntara ya Maine muri Amerika y'Amajyaruguru. Nyamuneka uburyo byabashishikaje bumvise uko uwo mubwiriza ababwiye ko kuza kwa Yesu kwegereje. William Mirere yabasobanuriye neza iby'ubuhanuzi. Nubwo Elina Harmony yari amaze imyaka 12 gusa y'ubukuru, yabashije kubyumva. Uwo mubwiriza yari yarize Bibiliya yitonze. Ubwo yigaga iby'ubuhanuzi bwa Daniyeli, yabonye ko ibyahanuwe by'ingoma zizakuranwa byabaye iby'ukuri, maze agera ku buhanuzi buvuga yuko mu iherezo ry'imyaka 2300 ubuturo buzezwa. Yaribajije ati, mbese tubasha kumenya igihe iyi myaka izatangirira n'igihe izarangirira? Abona igisubizo mu gitabo cya Daniyeli igice cya 9. Abona yuko iyo myaka yatangiye cyagiye itegeko ryo gusana Yerusalemu ryatangwaga. Abona mu bitekerezo yuko iryo tegeko ryatanzwe mu mwaka wa 457 mbere ya Kristo. Ubundi buhanuzi bwo muri icyo gihe bwerekeye iby'umurimo wa Kristo n'urupfu rwe bwari bwarasohoye mu gihe cyabwo rwose. Nicyo cyatumye William Mirere yiringira yuko ikizakurikiraho ari ukwezwa k'ubuturo mu iherezo ry'imyaka 2300 ngo ubwo buhanuzi buzasohora mu mwaka w'1843. Kwezwa k'ubuturo bisobanurwa bite? Abiga Bibiliya bazi yuko ubuturo buvugwa buri mu ijuru, aho Yesu atwingingira se kutubabarira ibyaha. Ariko muri icyo gihe abakristo hafi ya bose bizeraga ko isi ariyo buturo. Bwana Mirere yumvaga rwose ko kwezwa k'ubuturo byasobanurwaga ko ari isi izezwa ibyaha ubwo Yesu azaza. Nyamuneka uburyo byabaye akayubi ngo Yesu azaza mu mwaka w'1843. Yumva ko akwiriye kubyamamaza mu bandi, maze aviwe ajya kubwiriza aho abasha kubonera abamutega amatwi hose. Ubwo rero yari asohoye muri Portland, abwira abantu igituma yizera ko hasigaye imyaka 3 gusa Yesu akaza. Umuntu wese muri uwo mudugudu yavugaga iby'iyo nkuru. Abenshi barakobanaga bagaseka, ariko abandi benshi barabyizeye. Elina Harmony yagiye muri ayo materaniro, maze William Mirere abaza abantu bumva bashaka kwisunga Imana mu masengesho ngo batambuke baze imbere. Azana n'abandi benshi imbere, barapfukama basaba Imana kubababarira ibyaha. Icyakora Yesu yumviye gusaba kwa Elina, ariko we ntiyabyiyumvamo. Yari atariga neza yuko dukwiriye kwiringira Yesu ko atubabarira ibyaha iyo tubyicujije tukamusaba kubitubabarira. Kuko mu byumweru bike byakurikiyeho yari ari mu kaga ku mpamvu z'uko yari agishidikanya ko atiteguye gusanganira Yesu. Mu gihe cy'impeshyi yakurikiyeho, abo mu muryango wa Harmony bagiye mu iteraniro rikuru ry'Abametodisite. Elina Harmony yanejejwe no kwibonera ayo mahirwe yo kongera kumva ibya Yesu. Yagiye agambiriye rwose gushakashaka Uwiteka cyane no kwitegura kuza kwe. Bakigera aho bateranira, yumva babwiriza ibya ya magambo y'umugabekazi Esiteri, ndajya ku mwami kandi nimfa nzapfe. Aboneka muri Esiteri igice cya 4 umurongo waho wa 16. Cyane icyo cyigisho cyari cyabifuza gukizwa, nyamara bakaba bagitinya ngo ntibakwiriye gukundwa n'Imana. Amagambo y'uwo mubwiriza yafashije Elina Harmony kumva neza icyo akwiriye gukora ngo yitegure gusanganira Umukiza we ubwo azaza. Yumvaga neza yuko ku mbaraga ze atabasha kwitunganya, ariko Yesu niwe gusa ubasha kumwozaho ibyaha. Hanyuma y'aho bidatinze, umutima we wuzura umunezero.
noneho yumva ko Yesu yamubabariye ibyaha bye. Amenya ko Yesu yumva abana be, ko babasha kumutura imibabaro yabo yose, kandi ngo abashe kubakiza intimba zose nk'uko yajyaga akiza abamusangaga bose ubwo yari mu isi. Umwe mu bagore aramubwira ati, mwana wanjye nkunda, mbese wabonye Yesu? Eli na Harumoni agiye guterura kumwikiriza, uwo mugore aratanguranwa ati, ni ukuri koko waramubonye, amahoro ye ari kumwe nawe, ndabireba mu maso hawe. Icyo gihe Eli na Harumoni yanyuze iruhande rw'ihema, ahabona agakobwa kifashe nk'akagize ikigatera kwiheba. Yari afashe umutaka muto mu ntoki ze, mu maso he harerurukaga kubwo kugundira ayo maronko ye. Yageragezaga kuwufasha hasi bikamwanga mu nda, akongera kuwubatura. Hashize umwanya uwo mwana arataka ati, Yesu nkunda, ndashaka kugukunda no kujya mu ijuru, kuraho ibyaha byanjye, ndakwihaye ubwanjye n'umutaka n'ibindi byose. Maze kararira, yijugunya mu maboko ya nyina, karavuga kati, mama we, ndanezerewe cyane kuko Yesu ankunda, kandi nanjye nkaba mukunda kuruta umutaka wanjye cyangwa ikindi cyose. Ubwo yamwenyuriraga abo bari bari kumwe, mu maso he huzuye ibinezaneza. Maze nyina asobanura abogoza amarira uko ako gakobwa ke kari kahawe uwo mutaka ku buntu, nta gihe kirekire cyari gishize. Yarawukundaga cyane, yawujyanaga ahantu hose, ndetse yagombaga no kuwuryamana nijoro. Ariko muri ayo materaniro, ako gakobwa kari kahumviye ko dukwiye kwiyegurira Yesu muri byose. Ako gataka yagakundaga kuruta ibindi byose mu isi, maze yumva ko akwiriye kugaha Yesu. Nyabuna ukuntu byamubereye inkeke guhara icyo kirungu cye. Ariko ubwo byari byarangiye, yatanze ibyo afite byose, mu maso he akeshwa n'ibyishimo. Noneho ka gakobwa gasobanurirwa yuko ubwo kahaye umukiza wako byose, ntikagire icyo cyemera kumuteranya nawe, ngo noneho nikigumanire umutaka wako awutunge. Uko Eli na Harumoni yagendagendaga aho bateranira, yaribazaga ati, yemwe uko byaruhije guhara wa mutaka. Nyamara Yesu yahaze ijuru ubwacu aba umukene, kugira ngo ubukene bwe n'imibabaro ye biduheshe ubukire bw'ijuru. Hanyuma yaho bidatinze, avuye mu itorero rikuru, asaba kubatizwa ngo ajye mu itorero ry'abametodisite, ari ryo ababyeyi be bari barimo. Abayobozi b'itorero bamwingingira kumutonyangirizaho amazi, ariko yumva ashaka kubatizwa nk'uko umukiza we yabatijwe, ariko kwibizwa. Nubwo uwo munsi wo kubatizwa wari wabaye ubitundwe, kandi mu nyanja hakaba hari umuraba, Eli na Harumoni yanejejwe no kwikorera umusaraba wa shebuja. Amahoro ye yari ameze nk'uruzi, yari atangiye kubaho gushya, ariko gukorera umukiza we. Nubwo Eli na Harumoni yabaye umukristo w'itorero, akaba ajya mu materaniro ubudasiba, ndetse n'amateraniro yo gusenga, ariko ntabwo yasibaga amateraniro. Noneho yumva ahatwa umutima we ko akwiriye gusabira mu materaniro mato yo gusenga. Yari afite ubwoba cyane, akumva ko atatinyuka kubikora, ariko yaba yiherereye asaba, akumva ahatwa mu mutima ngo akwiriye kubikora. Maze mu ijoro rimwe arota inzozi. Arota yicaye afite agahinda, yiyunamiye, yibwira ati, iyo Yesu aba mu isi, mba musanze yikubita mu birenge bye, nkamuganyira akababaro kanjye kose. Ntabwo yampana, yambabarira, nkamukunda, nkamukorera iteka ryose. Agitekereza ibyo, urugi rurakinguka, hinjira umuntu mwiza, arebana Elina ineza ati, wifuza kureba Yesu? Ari hano, kandi wabasha kumubona
ubishatse, fata ibyo utunze byose ukurikire. Afata ibye byose akurikira umuyobozi we anezerewe, amujyana ku rwego rurerure rufunganye. Batangiye kuzamuka, aramwihanangiriza ngo akomeze kureba hejuru imbere ye, ngo ataza kuzengerezwa akagwa. Ndetse nawe yabonye abandi bazamuka kuri urwo rwego, barebye hasi bagwa batararushya bagera hejuru. Maze Helena, Harumoni n'umuyobozi we bagera mu ntambwe iheruka. Bahagarara inyuma y'urugi rukinze. Umuyobozi we amubwira gusiga n'ibyo yari yikoreye byose, abitura hasi anezerewe. Aherako akingura urugi, amubwira kwinjira. Helena amara akanya ahagaze imbere ya Yesu. Yesu amukubise amaso, Helena asanga basanzwe baziranye rwose mu bitekerezo bye. Agerageza kwihisha ngo atamutumbira, ariko Yesu aramwegera, amurambika ikiganza ku mutwe, amubwira amusekera ati, witinya. Ijwi rye rituma umunezero usaba umutima we. Aremererwa n'ibyishimo, yitura hasi ku birenge bye. Helena mu nzozi ze yumva yuko yashyikiriye amahoro y'ijuru. Abyutse asanga amaso ya Yesu y'urukundo ari kuri we, n'igitwenge cye cyiza cyuzuza umutima w'umunezero. Amurebana n'icyubahiro n'urukundo. Umuyobozi we akingura urugi, barasohoka. Amubwira kongera kwenda bya bintu bye yari yatuye hasi, maze amuhereza umugozi ubobereye uzinze cyane. Amubwira kuwushyira ku mutima we, ngo ubwo azajya ashaka kureba Yesu ajye awusohokana, awuzingure uko ubasha kose. Marayika aramubwira ati, ntukareke ugumaho wizinze igihe kirekire, kuko wakwipfundika ukazarushya izingura. Helena yarakangutse aranezerwa. Izo nzozi zatumye yiringira yuko abasha kujya ku Mana asenga igihe ashakiye cyose. Kuri we uwo mugozi ubobereye washushanyaga kwizera Imana. Asobanukirwa uko bitaruhije kuyiringira. Noneho yamenye adashidikanya ko Yesu amukunda.